Nta gushidikanya ko kuba abagabo bakuze bakundana n'abakobwa cyangwa se nushaka kuvuga abagore bakiri bato byabaye ibintu bisanzwe mu mateka. Ariko se twakwibaza kuki abagabo bamwe bahitamo gukundana n'abagore cyangwa se abakobwa bakiri bato cyane? Ntujye kure, ngiye kukugezaho izo mpamvu zituma babakunda. Reka nongere nk'uyikaze. Reka turebe noneho ese ni izihe mpamvu abagabo bakuze bikundira abakobwa cyangwa se abagore bakiri bato aho gukundana n'abo bari mu myaka imwe. Impamvu 5 noneho zituma abagabo bakuze bakundana n'abagore bakiri bato. Impamvu ya mbere, kureshya kw'imibiri yabo. Imwe mu mpamvu zigaragara zituma abagabo bakuze bakundana n'abagore bakiri bato ni ugukururwa n'umubiri wabo. Muri make bareshywa nawo. Abagabo bakunze gukururwa n'ubuto n'ubwiza. Niyo mpamvu abagabo benshi bakuze basanga abagore bakiri bato bakundwa. Bashobora gushima imbaraga zabo n'ubuzima bw'umugore hamwe n'ibiranga umubiri. Ni ukuvuga uburyo umubiri w'umukobwa ukiri muto uba umeze neza kandi afite imbaraga. Indi mpamvu ya kabiri, ingufu z'ubuto cyangwa icyo twavuga imbaraga z'urubyiruko. Abagore cyangwa abakobwa bakiri bato bakunze gufatwa nk'abafite imbaraga z'ubusore zishobora gukurura abagabo bakuze. Bashobora kwishimira umunezero n'ubushake bw'umugore ukiri muto hamwe n'ubushobozi bwe bwo kuzana ibitekerezo n'ubunararibonye mu buzima bwabo. Indi mpamvu ya gatatu ni amarangamutima yabo abakuze. Muri make amarangamutima y'abakobwa bakiri bato abakuze. Nubwo imyumvire y'abakobwa bakiri bato iba idakuze, abagabo benshi bakuze basanga abagore bakiri bato bakuze mu marangamutima kurenza imyaka yabo. Bashobora gushima ubushobozi bw'umugore ukiri muto nko kuvuga neza, gukemura amakimbirane ndetse no gukura no kwegera ubuzima cyangwa ibyo twakwita gushakisha bafite imyumvire myiza. Ikindi kandi kiranga abakobwa bakiri bato, bakira impinduka vuba. Abagore bakiri bato cyangwa se abakobwa bakiri bato bashobora kwakira impinduka izo arizo zose kandi baba biteguye kwakira ibintu bishya. Ibi rero nibyo bikunze gushimisha abagabo bakuze. Abakobwa bakiri bato kandi baba bafite ubushake ndetse n'ubushobozi bwo kugerageza ibintu bishya, gutembera ahantu hashya no gucukumbura inyungu zitandukanye. Ibi biba ari impinduka ziruhura ku bagabo bakuze, cyane ko hari n'abashobora kuba barabaye mu buzima busanzwe butarimo kwishima cyangwa se kwishimisha bo ubwabo. Indi mpamvu ya gatanu ni uko bibafasha gukura cyangwa kwiyongera ku gice cy'ubwonko cyabo kizwi nka ego mu rurimi rw'icyongereza. Ego rero kikaba ari igice cy'ubwonko mu bice bitatu bigize ubwonko gituma umuntu agira uko yiyumva bijyana no kwikunda, kwiyubaha ndetse no kwihesha agaciro hashingiwe ku byiyumvo bye. Reka tuvuge ko ego yawe ari ubwenge bwawe bujijutse. Urugero, uramutse unyuze imbere ya kafe ukabona abantu bari gusangira, ntushobora guhita ushikuza isahani ngo nawe urye nubwo waba ushonje cyane. Ego yawe ikubwira ko bitemewe gufata ifunguro rya mugenzi wawe kandi ikakwizeza ko nawe uraza kubona ibyawe. Ku bagabo bamwe bakuze rero, gukundana n'umugore ukiri muto bishobora kubatera imbaraga. Bibafasha gutuma bumva ko ari beza, bakomeye kandi batsinze. Bashobora kwishimira ubwitonzi no gushimwa bizanwa no gukundana n'umukobwa ukiri muto, kandi bishobora kubafasha kumva bafite icyizere n'ubusore ubwabo. Izi nizo mpamvu 5 zituma abagabo bakuze bakundana n'abakobwa bakiri bato. Ndagushimiye. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ndetse n'amakuru abagiye agezweho bijye bikugeraho ku gihe.